Hello my dear friends, welcome to the channel. Ni Amani nk'ibisanzwe mbahaye ikaze kuri Njye Nawe TV. So, reka mbanze nshimira abantu mwese mwakomeje gukora subscribe, abantu mwese mukomeje kwereka ko mudukurikira muri benshi cyane, abantu bagera mu bihumbi 3,600 na I think. So, ndabashimira cyane. So, reka rero mbabwire ngo buri muntu wese wakoze subscribe, Imana imuhe umugisha. Uyu munsi rero murabizi ko amasomo nakagaruka. Uyu munsi ndi kuri recording iki kiganiro turi ku cyumweru, ariko igihe cyose uzakirebera haba mu gitondo haba nimugoroba, komeza ugira ibihe byiza. So reka rero mbabwire ko iri somo tugiye kureba ni fixed mindset versus growth mindset. So ibi ni bijyanye n'uburyo bw'imitekerereze, abantu dutekereza mu buryo butandukanye, ariko hari uburyo twese dukwiye gutekereza kimwe, cyane cyane abantu bose bafite ibyo bifuza kugeraho mu buzima, n'uburyo bifuza guhindura ubuzima bwabo, ndetse n'uburyo bashaka guteramo imbere. So fixed mindset ni ya mitekerereze twakwita nkaho ifunze. Fixed mindset. Fixed mindset. So ahangaha rero abantu bafite imitekerereze iri fixed mindset n'abantu batemera impinduka mu buzima bwabo. They don't believe in changes. Batinya impinduka kuko babumva ko ibintu byose babirebera muri negative. Bavuga ati iki kintu ntinkireka, wana ibintu biraba bigiye kumera nabi. Ariko hagati aho reka manze mbihere story. So turi kuri kaminuza, ntago ndi buviga izina ry'umunyeshuri runaka twiganye muri kaminuza, ariko hari isomo twigaga twaheraga kwiga computer, ibyo bita typing. So kwandika na computer gutya. Abantu bize muri Kepler benshi murabizi neza ko ari yo competitive advantage twari dufite kurusha abandi banyeshuri bize ahandi hantu ahari hose mu Rwanda. So iri rero ni ryo somo rya mbere twagombaga guheraho, kuko urumva twiga dukoresheje computer. So kugira ngo wigere ukoresheje computer utazi kuyikoresha neza byari kugorana. Hari umunyeshuri rero wasaga nka hari mukuru, ariko ntago ari we mukuru cyane wari uri mu kigo cyose. Hari abandi bantu benshi bari barimo kandi bakuru, ariko reka nkubwire ngo fixed mindset iragatsindwa. Iyi mitekerereze yo kumva ko ibintu bitahinduka, yo kumva ko udashoboye, hari igihe ishobora kugushyira mu byago mu by'ukuri. Urumva kugira ngo tujye kwiga kuri Kepler twagombaga gukora ikizamini. Twese twagombaga gukora ikizamini. N'umunyeshuri nawe urumva niba twariganye ikizamini yari yaragitsinze, ari eligible. Ariko agerayo abona gukoresha computer biri kumugora, cyane cyane kwiga dukoresheje typing. Iyo twitaga typing no kwiga kwandika nyine neza nk'uko abantu mubona bandikisha intoki zose. Hari n'abandikisha bagenda bapekinga, babyita ngo hand and peck, kugenda uhiga inyuguti ahantu ukandaho. Hari n'abandi bandika bareba imbere kuri tableau gusa, ariko batareba kuri keyboard. Iyo niyo system twiga gukoresha. Umunyeshuri umwe muri twe yarayize abona biramuchallenginze pe. Ariko ntago ari we byachallenginze wenyine, ahubwo yabonye atazigera bishobora. We kubireba yaravuze ati ibintu sinzabishobora. Umunyeshuri dropping off, ava muri kaminuza aragenda. Ariko iyi fixed mindset niyo yatumye agenda. Ntago ari ukuvuga ko byari bimukomereye, ahubwo iyo ufite fixed mindset ubona challenges ukabona zitazarangira, ukabona urazitinya cyane. Utinya ikintu cyose cyaguchallenginga kugira ngo ukoreshe izindi mbaraga utari ufite. So instead we yumvaga yaravuze ati I can't do this. Bwarakeye mu gitondo, umusore w'umuhungu tubyutse dusanga yapakiye mu gitondo yatashye. Barakurikirana basanga rwose yaretse kwiga kubera ko kwiga gutypinga byamunaniye. So abantu rero bafite fixed mindset bahura na failures cyangwa gutsindwa. Iyo batsinzwe biba birangiye, ntago bongera kugerageza. Ariko ndakubwiza ukuri, nanjye gutypinga byarangoye pe, ariko ntago bivuze ko ntabimenye. Nyuma y'iminsi runaka naje kubimenya,
nanabikora neza cyane rwose, nsinda n'ibizamini twagombaga gukora kugira ngo tumuvinge iryo somo turireke. Iyo watsindaga ikizamini wararirekaga. Ariko abantu benshi iyo batsindwaga wabonaga babaye dese cyangwa babaye deceived cyane, kumva nyine arahangayitse. That is a fixed mindset. Ntabwo bivuze ko ikintu cyagutsinze uyu munsi kizahora kigutsinda runaka. Oya, abantu bafite fixed mindset ntabwo bigira muri failure. Yatsinzwe ikintu ntabwo asubira inyuma arebe se niki cyatumye ntsindwa, niki cyatumye business yanjye ihomba. Instead ahita ajugunya hasi akiruka akanabivaho akabireka. Uwo muntu rero atsindwa nabi pe. Namwe rero niba uzi ko hari igihe ujya gukora ikintu wabona uratsindwa ukakirinda, ubwo ni ubwoba bwo guhunga iki challenges. They fear challenges. Yakibonye ahita agira ubwoba. Cyangwa wakumva ko hari ikintu kigiye guhinduka wavuga oya twe tuzakomeza tubikore gutya nibyo tumenyereye. That is also another sign of fixed mindset. Ntabwo tukwiye guheranwa na fixed mindset mu buzima bwacu. Oya, ahubwo niba ubonye challenge menya ko nyuma y'ibibazo niho dukurira. Njya nkunda kubwira abantu ntugatinye ibibazo, kuko n'ubundi iyo utinye ikibazo yo cyakuziye ntabwo kigenda kidakemutse. Ahubwo ushobora kugira ngo wagikemuye ahubwo wagisunitse ahazaza. Niba wanze kwiga kubera ko biruhije, igihe abandi bazaba bari kubona inyungu kubera ko bize, wowe uzaba uri ufite ibihombo, ufite n'ibibazo byinshi kubera ko watinye kwiga. So witinya rero ikintu kandi n'ubundi kizaza. Oya, moving kijyemo unagicemo kinarangire. Anyways, njya nkunda kubwira abantu wowe uzareba abantu bitwa intwari. Ntabwo umuntu yitwa intwari kubera ko yakoze ikintu gusa. Oya, ahubwo yitwa intwari kubera ko yakoze ikintu gikomeye abandi bantu batinye. Challenge rero zisorting out, zitandukanya abantu b'intwari n'abantu b'ibirwari. Abantu b'ibirwari batinya intwari, bariruka cyane iyo bayibonye, iyo babonye ikigeragezo bakigendera kure. Ndashaka rero kuva wowe muri iyo mitekerereze yo kumva ko uzajya uhora ufite ubwoba kubera ibintu bigiye kukubaho. Abantu bagira fixed mindset baratsindwa cyane. Kubera iki? Batsindwa no gutsindwa bitaraza. Wari wabona umuntu warwaye imbere y'ikizamini kandi n'ubundi ikizamini gihari kizaza. Nta mpamvu rero. Kandi abantu bari fixed mindset ntabwo bafata risk ngo bagerageze ibintu runaka. Ibintu byinshi ubona abantu bakoze, bagerageje, bavumbuye, byose byari ukugerageza. Abantu benshi baba bafite ibitekerezo byo gutangira business. Nawe niba uri umushomeri runaka urasanga hari ibitekerezo byinshi uhora ufite byo gutangira ikintu runaka. Ikintu gituma utagitangira ntago ari ahantu, nta itandukaniro riri hagati yawe n'abatangiye business nk'iyo ushaka gutangira ntago ari rinini cyane. Oya, urasanga almost bijya kungana. Ahubwo itandukaniro ni ritoya, nuko bo bemeye ko hari amahirwe 50% yo gutsinda, 50% yo gutsindwa. Ariko wowe you determine uhita wumva kuri muri 50 yo gutsindwa. Kandi hari possibility ko ushobora kuba 50 muri 50 yo gutsinda. Rero nta mpamvu yo guhora wisigaza inyuma wumva ko birange, wumva ko bikomeye, wumva ko bidashoboka. Oya, birashoboka. You can move and become your new version. Ariko wabanje gukuraho fixed mindset. Katwirebere noneho kuri growth mindset. Abantu bafite growth mindset bakunda challenges, imbogamizi. Iyo baziciyemo bigiramo ibintu byinshi, bigiramo gukomera, bagakomera. Ahangaha ndakuzanira iyindi story yambayeho ndi muri secondaire, ngiye gutangira muri secondaire. Twari tuvuye mu kigo cya Mayibobo turi abanyeshuri bane icyo gihe, abakobwa 2 n'abahungu 2. Abakobwa 2 ntago barangije icyumweru. Babonye baravuze ati turi bakuru, ibintu twiga birakomeye, ntago twabishobora. Bize iminsi 2, umunsi wa gatatu bajya gusaba muri office, aravuga ati twebwe twajya kwigira guteka cyangwa kudoda by'amezi 5, amezi 6 I mean.
ubundi ibyo kwiga tukabivamo ntago twabishobora. Anyway, nta nubwo bari bakuru kunduta. Mfite imyaka 19 nsubira mu ishuri, bari batoya kunduta. So undi muhungu umwe twari tujyanye, twize igihembwe kimwe, I really feel sorry kuba atarakomeje kwiga kuko yarazi ubwenge. Yandushaga icyongereza cyane cyane, ariko he was very smart. Ashobora kuba yari yaragize amahirwe yo kukiga mbereho, ariko ndakubwiye ngo byaramunaniye ahita abivamo. Twigize igihembwe kimwe, ageze muri vacances atumaho ko atazagaruka. So ahangaha nta kindi, ntago byari bikomeye ku buryo atari gukomeza, ahubwo no kumva ko birakomeye, ntago nzi igihe nzabera umuhanga, ntago nzi igihe bizakundira ku buryo nanjye nakicara mu ishuri nkumva ibyo bari kuvuga. Ariko I'm telling you the truth, nubwo yandushaga, I persisted. Nagize icyo bita resilience, guhatana, kubona byanze ugakomeza paka. Ahangaha ikintu nigiyemo niki, iyo utsinzwe rimwe ntago bivuze ko ntago bivuze ko utiyongereye, ahubwo ushobora kuba utiyongereye kugera ku rwego umuntu uri kuguha ikizamini yashakaga. Aha nabaga nizemo udutekinike dutandukanye, buri ko dukoze ikizamini nkabona ka improvement nubwo ari gato, ariko ngiye nkakishimira nkanakabona. Umuntu rero ufite growth mindset yishimira ko yatsinzwe, atari uko yishimiye gutsindwa, ahubwo ari uko yishimiye ko hari icyo yigiyemo. Ni kuvuga ngo iyo hari inzira 10 zo gukora ikintu ugatsindwa bwa mbere, ukwiye kwishima kuko hari inzira imwe uvumbuye ko bidakora, iyo ngiyo ntuzayigarukamo. Byanze bikunze n'inshuro 9 nutsindwa, iya 10 uzatsinda byanze bikunze. So umva rero ko challenge uri guhura nayo, niba utsindwa uyu munsi, byanze bikunze bizakunda. Wikora ikizamini rimwe wumve ngo birarangiye, oya, ahubwo niki cyatumye ntsindwa uyu munsi, kugira ngo nkikosore ubutaha ryo kosa sinzarisubiremo. Uwo nguwo niwe muntu nshaka kuhinduka we. Yonjya kwiga, igihe nicaye mu ishuri mwarimu yakwinjira yavuga sinumva icyo avuze, ubundi nkahita nsohoka nkavuga ngo nanjye sinzagaruka, I bet mba ndi kuvuga iyindi story. Ariko kubera ko nemeye ko bishoboka ko ushobora kwiyongera over time, nemeye ko bishoboka ko gutsindwa rimwe ataba tari ugutsindwa by'ibihe byose, ahubwo gutsindwa ni step yo gutera imbere. Gutsindwa ni step yo gutera imbere. Nigiyemo byinshi muri urwo rugendo rwose. Ndibuka ko njya gusoma igitabo cya mbere nasomye ngeze muri library ku ishuri, uretse kumenya title yacyo, ntago nigeze numva n'igisobanuro na kimwe cy'ibintu nasomaga muri icyo gitabo. Ariko I want to tell you the truth, nyuma y'imyaka 3 I was the best. Nashoboraga gusoma igitabo cyari cyo cyose kiri ku rwego ubwo ariko rwose, nkumva story, nkumva ibisobanuro, nkaba nakwigisha chapitre y'ikintu runaka, either like muri economics, nta mwarimu winjiye mu ishuri ngo nsobanurire n'ikintu na kimwe, nkaba nabasha kubyisobanurira. Ntago ari uko bitari bikomeye in the beginning bigitangira, oya byari bikomeye, ariko I changed my mind from fixed to growth mindset. Change from fixed to growth mindset. Iyi ngiyi ni impano uzaba wihaye, kuko ubuzima bwawe buzatangira gutera imbere ubireba ubibona. No kuvuga ngo uko nahatanaga niga ngerageza maze kugera ku rwego nanjye nicara mu ishuri nkumva umwarimu wese yakwinjira mu ishuri nkumva icyo avuze, nkumva icyo ari kutwigisha, naganira n'umuzungu nkamenya icyo ari kumbwira, tukaba twagirana ikiganiro. Natangiye kuba proud, ntangira kumva ko za mbaraga ziri kubyara umusaruro. Ariko ntago bivuze ko bitavuye ahantu nanjye nakabaye naracitse intege. Ariko kwa kudacika intege, which is one of the character of growth mindset, abantu bafite growth mindset ntago bacika intege, arahatana. Kwa guhatana kwatumye nanjye ngera ku rwego
abandi banyeshuri bari bagezeho, ndetse ngera no ku rwego rwiza kubaruta bamwe abenshi muri abo ngabo. Kubera iki? Nari mfite umuhate, nabonaga umwana uzi ikintu nkagenda nkamwigiraho. Abantu babura bafite growth mindset baba bashaka kwigira ku bantu babarusha, ariko abafite fixed mindset batinya abantu babarusha, bakanabagirira ishyari, bakanatinya kubegera. So wowe niba ubona umuntu akurusha, hari ikintu wamwigiraho, make a step forward, genda umwigireho, genda gufashe. Gusaba ubufasha ntabwo ari ikosa. Gusaba ubufasha ntabwo ari ikosa. Kugenda umuntu akakwigisha ikintu ntabwo ari ikosa. Hari abantu bitwa rero no kwiyemera, ati ibyo mfite nibyo ntabwo nshobora kwiyongera. There you will not do any impact. Ariko if you want to grow, if you want to do something big, learn from other people, learn from your mistake, and make the necessary changes. So with this mindset, you have to do changes. Impinduka. Urebe bitagenze neza, ugahita ureba tekinike yo kubihindura kugira ngo utere imbere. So my dear friend, thank you so much. Let's meet in the next video. Change your mind from fixed to growth mindset, and your success is set ahead. All right, let's go.